ndagusuhuje wowe ukurikirana Jaras Official TV umunsi ku munsi, ubana natwe mu biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho hano kuri iyi channel yacu. Reka rero twizere ko umeze neza cyane. Hanyuma ngira ngo uri kubibona ko turi hano i Kanombe ku kibuga cy'indege. Ku kibuga cy'indege aho dutegereje umuhanzi Ruga ugomba kugera i Kigali kanya gato rwose, ugomba kuba hasesekaye. So rero ngira ngo nta gihindutse, muraza gukurikira gato uko bimeze. Ngira ngo muri kubona abakobwa bari hano ku kibuga cy'indege baje kwakira uyu muhanzi ugomba gutaramira abanyarwanda muri iyi minsi iri imbere mike cyane rwose. Akaba avuye i Kampala hariya rwose ahatwitse. So rero ngira ngo muri kugenda mubonamo bamwe muri bagenzi bacu, abakameramani, abanyamakuru bagenda nabo bacacana. Tugusuhuza cyane Bwana Hamis, ni kukubona wa TV10. Nizere kumeze neza kabisa. N'abandi bose bari hano bategereje nyine uyu muhanzi, ngira ngo ukunzwe kwibazwaho na benshi kubera ko hari n'abatekereza ko yaba afite ubumuga bw'ijisho rimwe ritabona. So turategereje rero, mu kanya gato turakomeza tubabwira uko byifashe. Ngira ngo ndabona bari kudusinyara batwereka ko umushyitsi wacu ashobora kuba yahageze. Reka twegere imbere turebe. Ngira ngo muri kumubona wow. Ngira ngo muri kumubona kabisa umuhanzi wanyu rwose wari wa wundi. Abakobwa bacu beza ndabona arinda umutekano bikomeye cyane. Sinzi ko biri buze kurangira, ndabona bitoroshye. Kijyanye na interview cyo ndabona gishobora kuza kugorana. Menya aribwo buryo yahisemo abahanzi bava muri ibi bihugu batoya. Tumaze kubona ko ari Omaley, ndabona nawe rwose ndaba ariko yazifashe by the way. Tayari mbibabwira rwose ni kijyanye na interview kiragoranye. Urabona ko yinjijwe mu modoka rwose mu buryo burindiwe umutekano ukomeye cyane. Akaba ajyanywe kuri hoteli. Buriya wenda abari gutegura iki gitaramo bazatumenyesha ibijyanye na press conference cyangwa se igihe cyo kuganira n'itangazamakuru. Ngira ngo murabizi ko uyu mugabo aje i Kigali azanywe na sosiyete yitwa Drip City Entertainment. Akaba aje kuririmbira nyine abanyarwanda. Ntagihindutse ku itariki ya 19 kwa gatandatu z'uku kwezi. Ngira ngo wenda nkuko mwagiye mubona amafishe cyangwa se amapost yamamaza, nabonye ko azataramana n'abahanzi barimo Gabiro Gita, barimo Kama, barimo Ken Keshat, barimo Ish Kevin na Airways, Afrique, ndetse n'undi mugenzi we witwa AV kuva muri Nigeria ariko ushobora kuba ukiri muto. So ngira ngo aba DJ bo ni Toxic na Marno, nta gihindutse. Hari n'undi mu DJ ngira ngo hari uzaturuka Nigeria, nawe ugomba kuba ari muri no team yazanye n'uyu muvandimwe. ngira ngo wenda
uramuzi cyane nko muri Mr Dior, nawe ukunda kubyita nk'indirimbo yitwa Dior kabisa, iri muri hit ziri ku isoko. Ngira ngo nka Snapchat nayo ni hit, ngira ngo rwose nubwo ari indirimbo zimaze umwaka, indirimbo ntekereza ko ku myaka 22 y'amavuko uyu musore agomba kubahagurutsa byanga bikunda abazabasha kujya mu gitaramo cye. Ngira ngo nk'indirimbo Bounce iri mu zamamaye cyane, abenshi bashobora kuzabyina kuri uwo munsi nta gihindutse. So rero usanzwe uyu mugabo ugizweho guhora apfutse ijisho, ubona ko noneho yapfutse yombi uko muri kubibona mu mashusho. Ubwo amatsiko nyine n'ubundi aracyari amatsiko, nanjye nari ndi mu bibaza niba ijisho atajya agaragaza wenda ripfuye cyangwa ari rizima, ariko still urabona ko ubwo ntacyo wapfa kumenya. Abakobwa murabona ibizungerezi, murababona muti muduhe comment, mutwandikire mutubwire uko mwabibonye, uko umuhanzi mukunda yageze i Kigali, umwe mu basore bamamaye cyane muri covid. Umugabo umwe mu manager hano mu Rwanda witwa Alex Muyoboke ukunda kuvuga ngo bahanzi ba covid. So n'uyu rero nawe ashobora kuba ari muri icyo cyiciro. So rero abazitabira iyi show nta gihindutse ni 10,000, VIP ni 25, ngira ngo wenda hakabamo n'ahantu hari ameza y'abantu ngo 6,300. Ubwo ngubwo ba nyiri igitaramo nabo turabamamarije, ubwo muzajyeyo nyine mujye kureba uno musore ujyanwe muri Land Cruiser nziza cyane kabisa, mujye kureba ibye. So turabashimiye rero, twizere ko mwabanye natwe, twizere ko kandi uru rugendo rw'uyu muvandimwe nyine ntayo mashusho twabashije gufata, twizere ko byagenze neza. Dushimire cyane 10 to 10 umugabo witwa Yves Ali, bose badufashije ku kintu cy'amashusho, turamushimiye. Abakunzi ba Jaras Official TV namwe turabashimiye kubana natwe.